Amazone ni ishyamba rinini ku isi ririmo ibintu byinshi bitangaje ndetse binateye ubwoba. Harimo ibiti bigenda, amazi ahora ashyushye, ibikeri bibonerana n'ibindi bintu byinshi bitangaje. Ugize ibyago ukajugunywa mu ishyamba rya Amazone, ntuzirirwe wigora ushakisha aho usohokera ngo uvemo. Byaba byiza ushyize imbaraga zose mu gusenga kugira ngo Imana ikwakire mu bayo. Kuko ubunini bw'ishyamba rya Amazone ni inshuro 17 ugereranije n'igihugu cy'Ubwongereza, ugateranyaho n'ibirwa bya Ireland. Amazone ni ishyamba riherereye muri Amerika y'Amajyepfo. Ubunini bwaryo bukora ku bihugu 9 bya Amerika y'Amajyepfo birimo Brazil, Peru, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guyana, Suriname ndetse na French Guiana. Gusa igice kinini cy'iri shyamba giherereye muri Brazil. Amazone ni ishyamba ryuzuye ibiti by'inzitane byugarijwe n'umwijima ku buryo hagati mu ishyamba harora ari nijoro. Abashakashatsi bemeza yuko 1% cy'urumuri rw'izuba arirwo rubasha gucengera mu biti bya Amazone. Iyo imvura iguye mu ishyamba rya Amazone bifata iminota irenga 10 kugira ngo ibitonyanga bitangire gucengera bikagera hasi. Hagati muri iri shyamba rya Amazone hanyuramo uruzi runini rwa Amazon River rufite uburebure bwa kilometero 6,400. Naho umugezi wa kabiri mu bunini ku isi ukuyeho uruzi rwa Nile. Amazon River ni uruzi rufite amazi menshi cyane, hakabamo n'ibiremwa byinshi bitangaje byibera mu mazi. Harimo inzoka nini cyane tugezeho nazo mu bwoko bwa anaconda. Ishyamba rya Amazone harimo inyamaswa nyinshi zitangaje. Harimo inyamaswa yo mu bwoko bw'umuserebanya abashakashatsi bita Jesus Lizard. Ni umuserebanya ufite ubushobozi bwo kugendera hejuru y'amazi. Uyu muserebanya uhagarara ku maguru abiri nk'umuntu, ubundi ukavuduka cyane hejuru y'amazi, ukambukiranya imigezi yose kandi nta kwibira na gato, ibintu bidakorwa n'ikindi kiremwa cya hano ku isi. Ikindi gitangaje muri Amazone harimo ibikeri bifite uruhu rw'ikirahure rubonerana cyane nk'ikirahure, ku buryo iyo urebye icyo gikeri uhita ubona ibice biri mu nda byose kuko habonerana. Ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mwaka wa 2006 bugaragaza ko umugezi uri muri Amazone kera amazi yawo yavaga mu burasirazuba bwa Amerika y'Epfo agana iburengerazuba, ariko mu myaka 100 yakurikiye byaje guhinduka, amazi akajya agenda ikinyuma kugeza ubu amazi agenda asubira inyuma cyangwa se rewind, bitandukanye n'uko Imana yari yarabiremye. Muri Amazone kandi hari n'indi migezi minini cyane, harimo nk'umugezi uhorana amazi ashyushye cyane nk'ayo kwarika ubugari. Aya mazi hari igihe ashyuha kugeza ku gipimo cya dogere 93 z'ubushyuhe, ku buryo niyo wanyura iruhande rw'umugezi utangira kubira ibyuya. Ibikeri, inzoka ndetse n'utundi dukoko dusuzugura iyo twinyujijemo usanga tureremba hejuru twapfuye. Ishyamba rya Amazone harimo ibiti bitangaje ku buryo bimwe bigenda aribyo bita walking palms. Ibi biti ntabwo bigenda nk'abantu, ahubwo bigenda buhoro buhoro kandi mu gihe kirekire, ku buryo iyo igiti gishaka kumera, imizi yacyo itangira kugenda ishakisha urumuri rw'izuba mbere y'uko igiti kizamuka, ku buryo igiti gishobora kuva kuri metero 1 kikajya kumera kuri metero 20. Ishyamba rya Amazone ryuzuye inzoka zitwa anaconda, inzoka nini cyane ku isi kandi zitenyetse. Bivugwa ko izi nzoka zatangiye kuba ku isi mu myaka irenga 1000 yashize. Ariko nk'uko bisanzwe kutagira ubumara mu nzoka zo mu bwoko bw'inziramire, n'izi nzoka za anaconda nta bumara zigira, ahubwo zitinyitse kubera imbaraga n'ubunini bwazo. Inzoka za anaconda ziri mu bwoko bwinshi kandi ziteye ubwoba, ariko izizwi cyane ni iz'icyatsi kibisi. Anaconda niyo nzoka ipima ibiro byinshi ku isi kuko iyo ikuze ishobora gupima ibiro bisaga 250, ikagira n'uburebure bwa metero 10. Nugira ibyago ugahura n'inzoka ya anaconda, byaba byiza wirukanyiye ku butaka kuko igenda buhoro, ariko wibeshye ukajya mu mazi bizaba bikurangiranye burundu. Umuvuduko wa anaconda mu mazi ni nk'umwambi urashwe kure. Anaconda yikundira kurya ingurube z'ishyamba n'utundi tunyamaswa, ariko bikaba gake cyane kuba anaconda yarya umuntu dore ko batanahura kenshi. Iyo anaconda iriye ikintu igahaga, imara ukwezi kose nta kindi kintu irya kuko ifite uburyo ibika mu nda. Inzoka ya anaconda ibona neza iyo hari umwijima ukabije, kandi ni inzoka izi kwihisha cyane ku buryo ishobora kwigira nk'ibuye cyangwa se umugina, ubundi ukagenda kwicaraho utabizi. Ni zimwe mu nzoka ziboneza urubyaro kuko zimyanya mu kwezi kwa 5 no kwa 6 zikabika amagi mu nda avuka nyuma y'amezi 6. Anaconda ibyara hagati y'abana 30 na 40. Ishyamba rya Amazone rifite intozi zitangaje ku buryo iyo uriwe n'urutozi rugira ububabare bungana no kuraswa isasu mu kuguru, kandi izi ntozi zifite ubumara butuma ubyimba umubiri wose. Mu ishyamba rya Amazone uramutse usimbutse urupfu rwa anaconda cyangwa izi ntozi uzahura n'ibindi byinshi, harimo n'isamaki bita electric eel. Ni isamaki nini ishobora gupima ibiro 21.
ariko igitangaje iyi samaki iba yifitemo amashanyarazi mu ruhu rwayo. Iyo ukoze ku gice cy'umurizo w'iyi samaki ukubitwa n'umuriro udasanzwe wa volte hagati ya 300 na 650. Gusa izi samaki ntabwo zishotorana, ariko iyo ingona igerageje kurya cyangwa gufata ihura n'ikibatsi cy'amashanyarazi igataha yimye zimoso. Muri Amazone kandi habamo ubwatsi bwitwa Victoria amazonica, ubwatsi bunini bumeze nk'urufunzo. Akenshi usanga bureremba hejuru y'imigezi iri mu ishyamba rya Amazone. Ibi byatsi kandi bishobora gukoreshwa nk'ubwato ku buryo niyo wakwicara hejuru ugumya kureremba nta kibazo. Umugezi munini uri mu ishyamba rya Amazone nubwo huzuyemo inzoka za anaconda, hakabamo isamaki zifite amashanyarazi n'ibindi bikoko biteye ubwoba. Hari umugabo waciye agahigo yoga umugezi wose arawambuka. Uyu mugabo yitwa Martin Strel. Mu mwaka 2007 yakoze ibintu bitangaje, yidombaguza mu mugezi wa Amazone mu minsi 66, ariko ashyirwa arangije umugezi wose. Yakoreshaga amasaha 10 ku munsi yoga, akandi imbere kandi abizi neza ko habamo ibiremwa biteye ubwoba banyuramo kugeza asoje iminsi 66. Isi yose yakuye ingofero. Nubwo kandi iri shyamba riteye ubwoba, bivugwa ko rituyemo n'ubwoko burenga 400 bw'abantu bibera hagati mu ishyamba kandi bakabona ibyo bifuza byose. Gusa bamwe mu batuye muri Amazone babayeho batazi iby'isi njye nawe tutuyemo. Ikibabaje ni uko abashakashatsi bagaragaza ko mu myaka 40 iri imbere ishyamba rizaba ritagihari kubera uburyo ikiremwamuntu cyangiza ibidukikije. Ibi byose bigaragara ukurikije uburyo abantu ku isi hose bari gutema ibiti byinshi ariko bagatera bike cyane, bigatuma hakekwa ko ishyamba rya Amazone rifatwa nk'ibihaha by'isi, naryo rishobora kwangizwa n'ikiremwamuntu mu myaka iri imbere. Ese wari uzi ko hejuru ya 20% y'umwuka duhumeka hano ku isi uturuka muri Amazone, ndetse na 30% y'umwuka wanduye uva mu nganda no mu bindi bihumanya umwuka ku isi ujya muri Amazone, bigatuma abatuye isi bagira ubuzima bwiza? Ibi ni bike cyane ngo uhawe ugereranyije na byinshi bitangaje biboneka muri iri shyamba rya Amazone. Kandi ndagushimira wakurikiranye ikiganiro cyanjye tukaba tugeze ku musozo. Icyo ngusaba ni ukanda subscribe kuri channel yacu, ubundi ukoreshe igere ku bandi, ubundi tuzane mu kiganiro cy'ubutaha.